Yesu ashimwe bwoko bw'Imana, twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba. Turashima Imana ikomeje kubana natwe. Turi ku munsi wa 29 w'amasengesho. Iki ni icyumweru cya Deliverance, ni icyumweru cyo kubohoka dutangiye. Turizera neza yuko Imana iraza kudufasha, kandi Imana izabana natwe, izadushyigikira, kandi izadushoboza kuba mu mbaraga n'ubushobozi bwo kubohoka. Turizera tudashidikanya yuko imbaraga z'Imana ziri kumwe natwe kugira ngo Imana itubohore. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri kuzabatura. Nitumenya ukuri, ukuri kuzatubohora. Reka twihuse tubanze dusome mu gitabo cya Yohana ibice 8. Turasoma muri Yohana ibice 8 umurongo wa 32. Avuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura. Iyo tutamenye ukuri, tubaho munsi y'uburetwa, tubaho munsi yo kubohwa. Ariko biravuze ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye, arabwira ngo muzamenya ukuri. Ukuri muzamenya kuzabaha kwidegembya, kuzababatura. Inshuro nyinshi biragorana ko tuva mu bubata bw'umwanzi, biragorana yuko tuva munsi y'imbaraga ziboshye ubuzima bwacu. Kubera iki? Kuko tutamenya ukuri, tutamenya icyo turwana nacyo, tutamenya imbaraga zitugose cyangwa se imbaraga ziboshye ubuzima bwacu. Iyo ubayeho utazi icyo urwana nacyo, biragorana kugira ngo uzagitsinde. Ariko imbaraga ziva mu gusobanukirwa, imbaraga ziva mu kumenya, ziduha ubushobozi bwo kubohoka, ziduha ubushobozi bwo kuva mu maboko y'umwanzi. Izi mbaraga zituma dushobora kuva mu maboko y'ibiturwanya. Nimba hariho ikintu Satani akoresha mu buryo bukomeye, n'intwaro yitwa ikinyoma. Satani ni se w'ibinyoma. Satani ni umubeshyi. Ijoro n'amanywa akora uko ashoboye kugira ngo agutuze mu kinyoma. Niyo mpamvu uzasanga inshuro nyinshi social media tubaho cyangwa se twirirwaho, 90% y'ibitambuka kuri yo ni ibinyoma. Kuko isi yobowe na Satani, isi yobowe n'ubutware bw'umwijima. Kandi kugira ngo bushobore kugira imbaraga, bushobore gukora ibyo bugomba gukora, bushobore kudukontorora, nuko bugomba kutubesha mu kinyoma, tukabaho tubeshywa ibintu byose kandi tukabyemera. Hafi y'abatuye isi bose biberaho ubuzima bwo kubeshywa. Barakubwira ngo ntabwo ushobora kuba umunyapolitike utazi kuvuga ibinyoma, utazi kubeshya, kandi isi iyobowe n'abanyapolitike. So imagine niba udashobora, nuvuga ngo intwaro
yo kugira ngo umunyapolitiki ushobore kuyobora abaturage nuko ugomba kubabeshya, bakizera ibyo babeshya bakabikurikira. Ibyo bituma n'ibinyamakuru byinshi n'itangazamakuru rigomba kujyana n'ibyo guverinoma zivuga kugira ngo nabyo bishobore kubaho, cyangwa se samutemu niko kazi babyahawe. Rero Satani akora ibishoboka byose, arwana intambara zose kugira ngo abantu babeho mu buzima bw'ikinyoma, bature mu isi y'ikinyoma, bagendere mu kinyoma. Ibi bituma udashobora kugira aho uva, bituma udashobora kugira aho ugera, kuko ubaho utazi aho uri, utazi n'aho werekeza. Ikinyoma ni ikintu gikomeye cyane umwanzi akoresha ijoro n'amanywa. Ibi rero biba bibi cyane iyo bigarutse mu buzima bwawe bwa buri munsi, iyo bigarutse mu mibereho yawe ya buri munsi. Iyo umwanzi ashoboye kugushyira mu isi y'ikinyoma akagutuzayo, nta kintu na kimwe uzigera ukora, nta hantu na hamwe uzigera ugera, kuko uzabaho ubuzima butari ubwawe. Yesu ashimwe. Iyo Satani ashoboye kuguhagarika mu isi y'ikinyoma, akubeshaho ubuzima butari ubwawe. Ubaho mu buzima butari ubwawe mu buryo bufatika no mu buryo bw'umwuka. Abantu benshi bariho mu buzima Imana itabaremeye. Kubera iki? Kuko batigeze batahura ukuri. Hari ibintu byinshi dukoresha de reference, usanga turwana cyane ngo tubohoke. Tugakoresha amavuta, tugakoresha umunyu, tukiyiriza, tugakora amasengesho menshi atandukanye, ariko tukaguma kwa muri bwa buzima. Tugasenga amasengesho menshi, tukarara amajoro, tukiyiriza, tukarara ku turago, tukazamuka imisozi, tukarara mu mazi, tugakora ibishoboka byose kugira ngo dushake Imana. Ibi ndabivuga kubera iki? Tugeze ku munsi wa 29 w'amasengesho. Amasengesho yacu ni iminsi 40. Hano turi ku munsi wa 29. Dusigaranye iminsi 11 kugira ngo tube dushoje ano masengesho y'iminsi 40 muri uyu mwaka wa 2025. Ariko aya masengesho y'iminsi 40 narangira, saa tugisifite amezi kuva mu kwa 3 kugeza mu kwa 12. Nyamara abantu benshi bazarangiza no masengesho bakomeze kubaho ubuzima bari babayemo. Ukomeze kuryama uko waryamaga, ukomeze kurya uko waryaga, ukomeze kwambara uko wambaraga, ukomeze kubaho ubuzima budahinduka. Ibi nibyo twise umwuka wo kwizengurukaho. Abantu barasenga, bararira, barataka, barashaka mu maso h'Imana, ariko baba mu buzima bwo kwizengurukaho, baba mu buzima budahinduka, baba mu buzima bumwe, baba ahantu hamwe, ahantu hadahinduka. Nusoma ngaha mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 1 umurongo wa 6 bavuga ngo Uwiteka Imana yatubwiriye i Horebu iti, igihe wamaze kuri uwo musozi kirahagije. Yesu ashimwe. Uwiteka yatubwiriye i Horebu
igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije. Aba ni bande? Ni Abisirayeli, ni abarokore, ni abanyamasengesho, ni abantu basenga, ni abantu bafite amasezerano, ni abantu bahagurutse Imana ifite aho ibakuye, ifite n'aho ibajyana. Ariko bageze i Horebu barahicara, barahacumbika, haba ubuturo bwabo. I Horebu ntabwo ari Kanani, i Horebu ni mu butayu. Yesu ashimwe. Imana yo mu ijuru turengere kandi tugirire neza. Imana ibwira Abisirayeli ibakura mu gihugu cy'Egiputa, yari bajyanye i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Yari bajyanye i Kanani muri gakondo. Ariko birababaje ko bageze i Horebu bagaturayo, bakicarayo, bakabayo. Ukwezi kurashira, umwaka urashira, ubundi uraza, kugeza igihe Imana ubwayo yabyitegereje irabireba, iravuga ngo igihe mumaze ahantu kirarambiranye. Yesu ashimwe. Imaze kugeza ku rwego aho Imana ubwayo, Imana yonyine ubwayo, imanuka ikivugira ngo igihe mumaze ahantu kirarambiranye. Ntabwo ari abapagani, ni abantu bafite amasezerano, ni abantu bafite ikintu Imana yavuganye nabo. Rero ibindi Imana bivuga kuko ni iminsi 40, dushigaje iminsi 11 imbere yacu. Next week Friday tuzaba dushoje n'amasengesho y'iminsi 40. Friday tuzaba dushoje. Muze ngo iyi Friday y'iki cyumweru nivamo, iyindi Friday niyo ya nyuma tuzadusha dusoza, niyo vanity yo gusoza n'amasengesho y'iminsi 40. Ariko impamvu mbivuga aya masengesho siyo ya mbere dukoze. Nibyo pe twagiye tubona ukuboko kw'Imana, twumvise ubuhamya bwinshi bw'ibyo Imana yakoze, ariko nanone haracyari ibyifuzo byinshi bisa na bya bindi twasengeye umwaka ushize. Bisa na bya bindi twasengeye mu myaka itambutse hirya. Biracyahari. Ikibazo ni iki ngiki. Imana dusenga irumva cyangwa ntabwo yumva? Imana dusenga irasubiza cyangwa ntabwo isubiza? Irasubiza, ariko jambo ryavuze ngo muzamenya ukuri, kuri kuzabohora. Iyo tudafite ukuri kw'ibihe ducamo, iyo tudafite ukuri kw'ibyo tunyuramo, tuguma ahantu hamwe. Ibihe biraza, umwaka ugatangira ukarangira, ariko twebwe tukaguma hahandi. Kandi ikibabaje ni iki ngiki, nuko aho ngaho tugumye, hahandi tugumye, ntabwo ari mu masezerano, ntabwo ari mu isi y'amasezerano, oya, ni mu butayu. Kandi turaryama tugasinzira, tukicara tugasinzira, ndetse samutema tukumva ntacyo budutwaye, tukaguma aho ngaho. Urazi ikintu gita kiba gusenga cyangwa se amasengesho ahita ahinduka routine, ahinduka umuhango. Abantu benshi dusenga amasengesho y'imihango. Amasengesho yacu ntabwo akiri azana impinduka mu buzima bwacu, ahubwo
n'imihango. Uko umwaka utashye mu kwa mbere dufite 40 jours Doves of God Ministries, we have to attend those time. Then tukatendinga zikarangira tukatuzi kundi umwaka utaha mu kwa mbere n'ubundi tuzongera tukagaruka tukaza muri amasengesho. Ariko mu gihe nta mpinduka bizana, mu gihe nta musaruro bizana, mu gihe ntacyo bihindura mu mibereho yacu, bivuze ngo byamaze guhinduka routine. Turabikora n'umuhango, byamaze guhinduka umuhango kuko nta musaruro bitanga mu buzima bwacu. Bisobanuye iki? Nimba kwiriza kwacu, nimba kurara amajoro kwacu, nimba kujya mu butayu kwacu nta musaruro bizana mu buzima bwacu, tukaguma tubisubiramo kwa kundi, n'umuhango byamaze guhinduka umuhango w'idini, byamaze guhinduka idini, ntabwo bikiri imbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Kubera iki? Kuko aho uri ntuhava, aho uri ntuhakura ibirenge, uguma muri bwa buzima, uguma muri ya mibereho, haba mu buryo bw'umwuka ntacyo wiyunguraho. Imyaka 2 ishize, imyaka 3 ishize, imyaka 4 ishize, ufite izi 40 days ukora muri mwaka, nta kintu kimwe kirahinduka mu buryo bw'umwuka ku buzima bwawe. Reka tuba turetse kuza mu buryo bufatika, ariko tubanze ture mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka nta kintu urahindukaho, uracyari wa wundi. Nturashobora gusoma Bibiliya nibura ngo irangize, nturashobora kumva ijwi ry'Imana, nta mpano nimwe irakorera mu buzima bwawe, nta musaruro uratanga mu bwami bw'Imana, nta kintu kimwe urasavinga mu bwami bw'Imana. Nta n'umuntu umwe basi urazana ku gakiza urabwira ko Yesu akiza cyangwa se abuhora. Just nuvuga ngo uko wari uri mu myaka 4 ishize ukora amasengesho y'imisi 40, still today ni kukiri, ntabwo urahinduka. Ikintu cy'ingenzi cyangwa se kiza ufite mu buzima ni kimwe, nuko ukiriho, nta kindi. Uracyariho tu, nicyo cyonyine gusa. Ariko ahandi nta musaruro na muke wigeze uzana mu bwami bw'Imana, ntawo. Nta mpinduka n'imwe wigeze uzana mu bwami bw'Imana. Nawe ubwawe ntaho urava, ntacyo urasobanukirwa, nturashobora kumva ijwi ry'Imana, nturashobora kugira indoto nzima, nturashobora gusoma ijambo ry'Imana ngo wicare uryumve, wakwicara urisobanurire na mugenzi wawe, basi muriganireho, wumve ko ari contribution watanga mu bwami bw'Imana. Nturasobanukirwa icyo Imana yaguhamagariye, basi nibura ngo uvuge ati mu myaka 4 ishize uyu munsi nasobanukiwe icyo Imana yampamagariye. Ubu mpagaze ku musozi wanjye, mpagaze ahantu ngomba gukorera, mpagaze ahantu Imana ishaka, ni protokoli nyihagazemo neza, n'abingizi bahagazemo neza, nukuramya Imana bihagazemo neza, nugucuranga ndimo ndabikora neza, nukubwiriza ubutumwa bwiza ndimo ndabikora neza. Nasobanukiwe ofite aya masengesho y'imisi 40, nubwo atakoze byinshi mu buzima bwanjye, nubwo wenda nta hantu harehare nigeze mva cyane nigeze ngera, ariko at least nasobanukiwe icyo Imana yampamagariye. Uko biri kose ndi mu murimo w'Imana, ndimo ndakora mu bwami bw'Imana. Nibura icyo ngicyo. Basi se nibura
wabanaga nabyo mbere yuko utangira n'amasengesho. Hari inzozi mbi wagiraga, hari ibyaguteraga, hari ibyagushikaga, hari uko wari ubayeho mu buryo runaka. Iminsi 40 wasenze umwaka ushize n'undi ubanziriza n'undi ubanza, muri kano kanya warabohotse. Usiga uryama ugasinzira, usiga utagifite wa mushinya wo kuba wakwica ibintu runaka cyangwa wamena ibintu runaka. Warabohotse. Hari indwara yakize mu buzima bwawe, hari ikintu runaka cyahindutse mu buryo bwa deliverance, wabaye delivery. Bitihise amasengesho iminsi 40 yahinduye imibereho yawe. Twatangiye kuyasenga udafite aho kuba, ngo wabonye aho kuba. Twatangiye kuyasenga usengera umugabo ngo ubone mu rugo rwawe. Twatangiye kuyasenga usengera akazi, ubu ngo burakora. Ntago wambaye ubusa, ntago ubwirirwa, ntago burara. Hari aho Imana yakwigesheje mu buryo bw'umwuka, so mu buryo bwa finance. Ni byiza yuko mu gihe nk'iki ngiki wicara ugasubiza amaso inyuma, ukareba ukavuga ngo ese ubuzima bwanjye buravansa, ndatera intambwe nshya imbere cyangwa nica ahantu hamwe. Nicaye ku musozi Horeb, hari ahantu ntinze, hari ahantu maze igihe, kandi mpatinze nsenga, mpatinze niyiriza, mpatinze ndamya Imana, mpatinze nkorera Imana, ariko ndatinze tu. Ntinze ahantu habi, ntinze mu butayu. Kuko turabizi igihe nawe hari amasezerano dufite, hari ibyo Imana yavuganye natwe, hari ibyo Imana yatubwiye, hari umugambi w'Imana hejuru y'ubuzima bwacu. Urasenga, uriyiriza, ariko hari aho ujya. Abisirayeli bari bahagurutse muri Egiputa bajya i Kanani. Imana yarababwiye mu buryo buri clear, batwaye i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Jye nawe turaza aho Imana yatubwiye, turaza aho tugana, ariko noneho subiza amaso inyuma cyangwa muri kano kanya windukire urebe aho wicaye niho Imana yakubwiye, aho wicaye niho Imana ikujyana, aho wicaye niho uhamagarirwa. Wageze aho ugomba kugera, wicaye muri gakondo. Yesu ashimwe. Ni ikibazo ugomba kwibaza, tuvugishije ukuri, wicaye muri gakondo cyangwa wicaye i Horeb? Rero aho ngaho i Horeb wicaye hari ikiyakwicaje, hari impamvu Imana yaguhamagaye igukura muri Egiputa, ariko uyu munsi wa none ukaba wicaye ku musozi Horeb. Sinzi Horeb wowe wicaye iyo ariyo, ariko wowe ubwawe urabizi neza. Urazi neza ko utari i Kanani, urazi ko hari ahantu wicaye. Horeb yawe wicayeho ni wowe uyizi, njyewe ntabwo nyizi. Ariko wowe ubwawe urazi neza Horeb wicayeho iyo ariyo, urazi umusozi wicayeho uwo ariwo. Rero iki cyumweru cya gatanu ni icyumweru cyo gusengera deliverance, ni icyumweru cyo gusengera kubohoka. Kadusomanga mu gice cya 2 cyo gutegeka kwa 2, murongo wa 1 n'uwa 2. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura uko Uwiteka yantegetse.
tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Yesu ashimwe. Ngo maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura uko Uwiteka yanegetse, tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Hari ahantu uzengurutse iminsi myinshi, ahantu uzengurutse igihe kirekire. Bageze kuri Horebu baricara ntibaharenga, bibananira kuhava. Imbaraga z'umwanzi zibicaza hasi, imbaraga z'umwanzi zirabatsikamira, zibabuza kuva ku musozi Horebu. Barahaguma. Imana ibonye birambiranye iraza ubwayo, irababwira ati igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, basi nimuhaguruke mugende imbere. Hari ikintu cyari kiri kuri Abisirayeli. Iyo ufite ibintu bikuboshye, iyo ufite ibintu bikuziritse, iyo ufite imbaraga zidashaka kugera ahantu ugera, zigutwara n'ibitekerezo, zigutwara n'ubwenge, zigutwara ubaho utazi n'icyo ushaka mu buzima. Ibaze bicaye ku musozi Horebu, baricara, baratuza, bararambya, bibagirwa ko bafite n'urugendo. Baryoherwa n'ubutayu, baryoherwa n'imbeho yo kuri Horebu, baryoherwa n'izuba ryaho ritwika. Ibibi byaho byose barabyakira, babihindura ubuzima bwabo, babigira imibereho yabo, barituriza. Abagabo, abagore, abana, abakecuru, abasore, bose habura n'umwe uvuga ati ariko se ahantu turi ni hehe? Hano tuzahaba kugeza ryari? Ubuzima tuzabamo kugeza ryari? Habura n'umwe. Kubera iki? Imbaraga zibambaye, imbaraga zibatwikiriye, imbaraga zibatsikamiye, zabatwaye kubona ko bari mu butayu. Kugeza igihe Imana ubwo yenyine gusa imanuka ikaza ikagera aho bari, ikabasanga ikababwira ngo mukuri mumaze igihe kinini. Ariko ubwo babibona nk'aho bahageze uwo munsi. Uko niko imbaraga z'umwanzi zikora, niko imbaraga za Satani zikora, zitsikamira ubuzima bw'abantu. Satani agushyira mu kinyoma, akakubeshya ko aho ariho ugomba kuba, akakubeshya ko ubwo nibwo buzima bwawe, nta kindi kiri next, nta yindi ntambwe, nta kindi kiri hirya y'ibyo, nta bundi buzima buhari buri inyuma y'ubwo. Aho niho uri, aho niho waremewe, nibyo nyine, baho gutyo, ugume gutyo. That is the problem. Ukuri ko bita kubohwa, gutsikamirwa, kuzitirwa, gufungirwa ahantu, kwicazwa ahantu. Uwiteka turengera. Baricara, Imana ubwo yaraza ati muhaguruke mugende. Barahaguruka, baragenda. Ariko ntabwo bagiye ngo bajye mu gihugu cy'isezerano. Rero iki ni cyo kibazo. Igihe cyose upushingwa n'undi muntu, igihe cyose ari Imana ubwayo igupushinga,
ariko wowe ubwawe utarafata decision yo kumva ko ahantu uri udakwiriye kuhaba, niyo uhavuye utera intambwe imwe ariko ntawe ushobora kugera. Utera intambwe imwe ariko ntabwo ujya imbere. Haleluya. Barahaguruka ari Imana babwiye ngo nimuhaguruke, baragenda ari Imana babwiye ngo mugende, ariko kuko batigeze barambirwa uyu musozi, kuko batigeze barambirwa kuba aha hantu, kuko batigeze biyumvamo, Yesu ashimwe, bo ntabwo bigeze biyumvamo ko bakwiriye kuva ahantu, bo ntibigeze bamenya ukuri kuko batsikamiriwe ahantu runaka. Bahagurutse kuko Imana yabwiye ngo nimuhaguruke tu, bagenda imbere kuko Imana yabwiye ngo nimugende imbere, ariko muri bo hari imbaraga zibaremerereye, hari imbaraga zibatsikamiye, hari imbaraga zitabemerera kugira aho bajya, hari imbaraga zishaka kubatsinda mu butayu. Imana yo mu ijuru iturengere. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Umuntu abohoka abaturwa iyo yamaze kumenya ukuri. Iyo utaramenya ukuri ntubaturwa. Iyo utaramenya ukuri ntubohoka. Abandi bantu bashobora kugusunika, bashobora kukubwira, bashobora kugenza gute, n'ubuhanuzi bushobora kuza bukakubwira ngo ibyo bintu urimo, aho hantu uri, ibibazo bizakuzaho, bizagenda gukana gutya, tera intambwe, vaho ngaho. Ariko kuko utaramenya ukuri, kuko utarumva icyo kintu, ntabwo ushobora kugira umusaruro ubonamo. Imana ubwayo yababwiye ngo mukuri nk'Imana, nabitegereje ndabareba, mbona igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, nimuhaguruke mugende. Ariko kuko atari bo babishatse, kuko atari bo babisabye, kuko atari bo bavuze bati koko ahantu turaharambiwe, reka duhaguruke tugende, reka twinginge Imana idufashe tuva ahantu, kuko ari undi muntu urimo basunika, kuko ari Imana ubwo arimo kubasunika batanabyumva, batanabishaka, barahagurutse batera intambwe imwe bigira ku musozi Seyiri. Ntabwo bakomeje urugendo. Iyo ukomeje gusoma inkuru z'Abisirayeli usanga abangaba nyine bapfiriye mu butayu, bazengurutse mu butayu kugeza igihe bapfuye barashira. Kubera iki? Icyari cyicaje muri ubu butayu, icyatumaga bumva bakwigamira aho ngaho, n'imbaraga zibatsikamiye, n'imbaraga zishaka kuzabicira aha hantu, n'imbaraga zishaka ko nubwo bafite amasezerano ariko bazapfa batayabonye. Abantu benshi bafite amasezerano y'Imana, ariko hari imbaraga zibicaje ku musozi Horebu, hari imbaraga zibicaje mu butayu zishaka ko bazapfira mu butayu batabonye amasezerano y'Imana. Ufite amasezerano yo kugura inzu, ufite amasezerano yo kugura imodoka, ufite amasezerano yo kuzenguruka amahanga, yo kujya Amerika, yo kujya Canada, yo kujya kurangura China, yo kujya mu nganda Taiwan. Ufite amasezerano ahambaye,
ariko hari imbaraga zikwicaza ku musozi Horebu zikakubwira ngo iryamire usinzire. Kuko objectif y'izo mbaraga ni uko igihe kizagera ugapfira aho hantu muri ubwo butayu utageze kuri ya masezerano. Ubundi niyo objectif y'imyuka ibaho ubuzima bw'abantu. Imbaraga ziba zikuboshye, zikuziritse, zikumvisha ko ntacyo bitwaye, ariko zimekinga shoko zizakuzengurukisha ahantu uzagera igihe ukahapfira. Imana si ubwayo ibwira ati nimuve aho ngaho, igihe maze kirahagije, aho kugira ngo babwire n'Imana ati dufashe twinjire i Kanani, dufashe twinjire mu gihugu cy'amasezerano. Uzi ikintu bakoze? Uzi ukuntu byagenze? Uzi icyabaye? Bigire ku musozi Seyiri. Mose yavuze ngo bageze ku musozi Seyiri, bavuga ati buri impamvu Imana yatubwiye, buri impamvu Imana yaje kutubwira, impamvu Imana yaje kutureba no kutubwira ni ukubera ko twari twicaye ahantu hamwe. Reka noneho duhime Imana tujye twirirwa tuzenguruka. Biravuze ngo tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Bageze kuri Seyiri ntabwo bicaye ngo baryame nk'uko bari bicaye i Horebu, ahubwo noneho babaye mu buzima bwo kwizengurukaho. Bakirirwa bazenguruka, mu gitondo bakaba bari mu mucyamo, mu kindi gitondo bakaba bari mu mpinga, mu kindi gitondo bakaba bari mu kabande k'umusozi, uwundi munsi bakaba bari mu gikombe cy'umusozi. Barazenguruka we, barazenguruka. Ubu ni bwo buzima benshi muri twe tubayemo. Byitwa ngo uracenjinze, byitwa ngo urahinduye, uvuye kuri Horebu ariko ugahita wirukira kuri Seyiri. Horebu ni ahantu umuntu aba yicaye atanyeganyega, ari mu buzima ameze nk'ikivuge butanyeganyega. Seyiri ni ahantu umuvinga uzenguruka ariko utagira iyo ujya, uba wizengurukaho, uzenguruka ahantu hamwe, uzenguruka ahantu hamwe. Umurongo wa 2, Uwiteka arambwira ati igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekere ikasikasi. Ibibazo. Imana irongera agaruka ubwayo. Ibi ni ibiki? Abantu bite byabo nabahaye igihugu cy'isezerano, n'abasezeranije amasezerano menshi, ariko aho bageze ntibashaka kuhava. Ntibafite amatsiko y'ibyo nababwiye, ntibafite amatsiko y'amasezerano n'abasezeranije. Ibyo nasezeranye, ibyo navuze, ibyo nabagambiriyeho, ibyo nababwiye, ntabwo babyitayeho. Barasinziriye, ntibashaka kugendera mu mugambi wawe, ntibashaka kujya amasezerano yanjye. Imana irongera amanukira zirababwira ngo igihe muzengurutse kibaye kinini, muzengurutse iminsi myinshi, muzengurutse igihe kinini, basi uyu munsi ndabasabye, iminsi maze muzenguruka ni myinshi cyane, muzengurutse igihe kitari gito, muzengurutse igihe kinini, basi nibura noneho nimuhindukire mucyamike mugende muva ahantu, muve muri kino gikombe. Sinzi Imana irimo kuvugana nawe muri uyu mugoroba, sinzi Imana irimo kubwira, ariko hari ahantu ukwiriye kuva, hari ahantu maze igihe uzenguruka, uhazengurutse iminsi myinshi, uhazengurutse igihe kinini, harageze kuhava,
harageze kuhava. Sindimo kuvuga muri uyu mwaka gusa, sindimo kuvuga iki gihe gusa. Subiza amaso inyuma urebe aya masengesho y'iminsi 40 n'andi masengesho yose nsenga mu buzima bwanjye yahinduye iki ku buzima bwanjye? Cyangwa ndi ku musozi Seyiri mpanasenga aya masengesho amwe adahinduka? Ndi ku musozi Seyiri mpanazenguruka ahantu hamwe, iteka nza muri aya masengesho nikoreye ideni ntirihinduka, iteka nza muri aya masengesho nikoreye ni cya kindi, nkora mu bintu bimwe gusa bidahinduka. Ariko Imana yavuze ngo igihe muzengurutse kuri musozi kirahagije. Iki cyumweru uve aho hantu maze igihe uzenguruka, usoko ahantu maze igihe uzenguruka, sohoka aho hantu. Kuhasohoka bivana n'ubushake bwawe, bivana no kureba ukamenya ngo iminsi nzengurutse ni myinshi, igihe nzengurutse ni kinini cyane. Mpora nizengurukaho, mpora nisubiraho, ariko ndinginga Imana noneho ikorane nanjye, ihagurukane nanjye, impagurutse aha hantu. Ariko ibyo bizavana no kwamenya ukuri. Ukuri wamenye ukabona ko uri muri zengurukaho, ukabona ko uri ahantu hamwe, ukabona ko uri mu buzima bumwe, ukabona ko ukeneye impinduka, ukabona ko ukeneye kugira aho uva, ukeneye kugira aho ujya. Uko kuri niko kuzakuremamo gutangira gushaka kuva ahantu. Hariho igihe tuba twicaye ahantu atari uko hari imbaraga z'abadayimoni ziratwicaje, ahubwo twebwe ubwacu twiyakiriye aho hantu. Wiyakiriye muri uwo mwanya. Ariko iyo umaze kumenya ukuri, ukamenya aho Imana iguhamagarira, ukamenya aho Imana igutwara, ukamenya aho Imana ikujyana, ukamenya aho Imana ivuga ku buzima bwawe, ukamenya umugambi w'Imana, ukamenya isezerano ry'Imana, urahaguruka ukarwanira kuva ahantu uzenguruka. Usenga amasengesho afite intego, usenga amasengesho ufite icyo ubwira Imana. Niyo ryaba isengesho ryawe rimwe gusa, niyo ryaba ijambo rimwe uhora usubiramo, kuko ijambo ry'Uwiteka avuga ngo yibutse Uwiteka ntimugahweme ngo kugeza igihe azahindura Yerusalemu ishimwe mu mahanga. Iyo wamaze gusobanukirwa neza ngo hari ahantu ndi kandi ngomba kuva, hari ahandi Imana impamagara kandi ngomba kujya, nubwo wazajya ubyuka akaba ari gusengesha usenga, wajya kuryama akaba ari gusenga, ukabwira Imana ngo Mana, hari aho wambwiye ngomba kujya, ahantu ndi ngomba kuhava, ahantu ndimo zenguruka ngomba kuhava. Ukabigira intego zawe, ukabisengera ijoro n'amanywa, ukabisengera uko bukeye n'uko bwije. Imana izagukingurira inzira, Imana izagufungurira amarembo, Imana izakwerekeza, kandi nawe uzagenda, kuko aho uri uraharambiwe, kandi aho ujya ufite inyota yo kujyayo. Reka mbabwire ikintu kimwe, Imana ntabwo ijya iduha ibintu bidahuye no gushaka kwacu. Kuko ikintu cyose Imana iguhaye utagishaka ntabwo umenya agaciro kacyo. Niyo mpamvu niwitegereza muri Bibiliya uzasanga abantu bose Imana yagiye iha ikintu bwa mbere bakagitakaza, ku nshuro ya kabiri bakishyurira ikiguzi kugira ngo bakibone. Yesu ashimwe. Uko niko kuri.
y'Imana yaguhaye ikintu cyayo bwa mbere mu buryo buri free ikakikwihera n'amaboko yayo, iyo utagicunze neza, iyo utagikoresheje neza ukagitakaza, ku nshuro ya kabiri wishyura ikiguzi kugira ngo Imana ikiguhe. Bibiliya ivuga ngo Imana ihamagara Mose ku musozi wa Sinayi. Mose arazamuka, Imana imuha ibisate bibiri by'amabuye. Imana ubwo niyo yabaje ibisate bibiri by'amabuye. Imaze kubaza ibisate bibiri by'amabuye, ibyandikaho, ibiha Mose kugira ngo abikoreshe. Mose arabimanukana, arabizana biriho amategeko. Niki cyabaye? Mose yageze mu kibaya asanga Abisirayeli bavuye ku Mana, barimo bararamya ikimasa. Ahita afata bya bishusha, ahita afata ya mabuye, bya bisate biri by'amabuye, biravuga ngo abikubita kuri cya kimasa, arabinaga, arabijugunya, biramenagurika. Imana yamwitegereza iramureba, iravuga ngo urabimenye kubera ko you don't know the value of it. Ntabwo uzi agaciro kabyo, ntabwo uzi agaciro k'ibyo bisate by'amabuye, ntabwo uzi imbaraga nakoresheje mu kubibaza. Iramwihorera, kuko muri iyo situation ntabwo kumena ibisate by'amabuye Imana yaguhaye ntabwo ari yo solution, ntabwo ari cyo gisubizo. Oya, ariko kuko ari Imana yari yabibaje, Mose ntabwo yarazi agaciro kabyo, arabimena. Uko niko bigenda. Ikintu cyose wakiriye utakishyuriye ikiguzi, utagishatse, utagisengeye, utagisabye Imana, ntabwo umenya valeri yacyo. Ku nshuro ya kabiri Mose yibuka ko atazashobora kuyobora Abisirayeli adafite amategeko. Abwira Imana ngo ndashaka umpe amategeko. Imana ambwira ati it's okay. Bya bisate nabwo warabonye ukuntu byasaga, warabonye ukuntu byari bimeze. Hatagabanutseho na kimwe, hatabayeho kwibeshya na gutoya. Bigenda ufata ibyuma byawe, sinzi uko bigenza, ugenda ubaze ibisate bibiri by'amabuye bimeze nka bya bindi, ubibaze n'amaboko yawe, bikuvune. Nurangiza ubizane, ndabikwandikiraho. Mose ajya ku gitare, aragikorogoshora, aragisatura, arabaza. Uko yabibazaga birashoboka ko yageze akihonda inyundo, birashoboka ko ari inzara zakobotse, birashoboka ko ari inzara zavuyemo. Yabizanye imbere y'Imana, Imana ibyandikaho. Asubiyeyo yabibitse neza. Yesu ashimwe. Ntabwo ngiye kubimena.
abisirayeli bamwiga. Imana yavuze ngo ninongera kubikubariza nkabiguha iteka uko abisirayeli bazajya biga uzajya ubifata ubimene ko ntabwo uzi value yabyo. Kubw'izo mpamvu genda ubibaze n'amaboko yawe, ubutaha uzabirinda ntuzongera kubimenagura uko wiboneye. Muzamenya ukuri, ukuri kuzabatura. Iyo udafite ukuri, iyo utazi ukuri, hari byinshi wangiza mu buzima bwawe. Imana birayorohera kuguha ikintu ufitiye inyota ukunze, kuko icyo washatse, icyo wakoreye, ubuzi valeri yacyo. Y'Imana ikiguhaye umenya uko kirinda, umenya uko gitwara, kuko waragikobokeye. Ariko ikintu wakiriye gutyo gusa, akantu gato kose kabaye urajugunya kigashwanyuka, kuko wakiriye gutyo gusa. Niyo mpamvu n'igihe cyose Imana yabwiye ngo igihe mu maso ngo kirahagije, ntabwo bigeze bagera mu gihugu cy'amasezerano, kuko bo ubwabo ntibabyumvaga ko bafite inyota yo kugira aho bajya. Oh my Jesus. Kuko byabaga bivuye ku Mana gusa, bo ubwabo bitabarimo, bo ubwabo batumva ko banyotewe no kujya i Kanani, bo ubwabo batumva ko bafite inyota yo kujya mu gihugu cy'amasezerano, bo ubwabo batumva ko barambiwe ubwo butayi barimo. Nubwo Imana yabwiraga ngo nimuhaguruke, barahagurukaga bagatera intambwe imwe, aho bageze bakavuga ngo ngo impamvu Imana yabitubwiye nuko twe twicaye, reka dukomeze twizengurukira aho turi, reka dupretendinge ko turimo tugenda. Kazima noneho si yatubwiye guhaguruka, se twabyumvise, reka dupretendinge yuko twumviye, hanyuma twizengurukire, tuzenguruke Seyiri. Hari abantu bameze gutyo mu buzima, kuko urimo kumwatira ibintu atumva bitamurimo, arapretendinga, ariko nta objective, nta bushake muri we bwo kugera aho ajya, nta bushake muri we bwo kuva muri cycle, nta bushake muri we bwo kubohoka, nta bushake muri we bwo kuva aho hantu habi yicaye, nta bushake muri we bwo guhindura ubuzima, bwo guhindura imibereho, nta bushake. Iki ni cyo cyabaye ku Bisirayeli. bizengurukaho imyaka 40 iruzura. Niki cyabaye? Bapfiriye mu butayu bose. Kuki bapfiriye mu butayu? Wa mwuka wo kwizengurukaho wanabumvishaga ko ni Kanani badashobora kujyayo. Yesu ashimwe. Yusomye ngaha mu Kubara 14, murongo wa mbere. Itanu ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Itaniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu. Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta suko twasubira muri Egiputa. Baravuga bati, twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Murumva Abisirayeli? Ya mpamvu ituma bizengurukaho
bari ahantu hamwe, bo ubwabo n'akanwa kabo, ngo icyarutsa nuko tutari kuva muri Egiputa, icyarutsa nuko twari gupfira muri ubutayu. Icyo gihugu n'ubundi turimo tujyamo, abagore bacu bazaba iminyago n'abana bacu bazaba iminyago, hanyuma twebwe bazatwica, ubundi turajya kumara iki? Mwabonye impamvu ituma Abisirayeli bakomeza bazenguruka ahantu hamwe? Ubwabo mu mitima yabo, mu bitekerezo byabo, bumva bakwipfira mu butayu. Mu bitekerezo byabo bumva iyo bigumira muri Egiputa. Mu bitekerezo byabo Kanani bumva ari ahantu bazajya gupfira. Ntabwo bafite inyota n'inzara yo kujya i Kanani. Burya ibintu byose bitangirira imbere muri wowe. Burya kubaho kwa mbere kuba indani muri wowe, kuba mu bitekerezo byawe, kuba mu mutima wawe, kubaho kuba muri wowe mbere ya byose. Kuko Imana ikorana n'umuntu wawe w'imbere kurenza uko ikorana n'umuntu wawe w'inyuma. Uw'inyuma ni nk'imodoka ikujyana kugira ngo ugere ikugeza, ariko bwa bushake ufite muri wowe, ya nyota ufite muri wowe, niyo igutera kuva aho uri ugatera intambwe ukagera ahandi hantu. Ariko Abisirayeli impamvu biga bakuru bareba bakigamira bakisinzirira, still muri bo ntibashaka kujya i Kanani. Yesu ashimwe. Muri bindani muri bo nta nyota, nta bushake, nta kwifuza, nta rukundo rw'i Kanani bafite. Ni Imana ihababwira gusa, ariko abo muri bo bumva ngo n'ubundi iyo twaba twapfira muri ubutayu, yaba n'ubundi twakwisubira muri Egiputa. Rero usanga abakristo benshi mu mitima yacu tumeze nk'Abisirayeli. Ntabwo dufite inyota y'icyo tugomba kuba cyo. Ntabwo wifuza iterambere, ntabwo wifuza impinduka, ntabwo wifuza kugera ku masezerano Imana yagusezeranije, ntabwo wifuza kuva aho uri ngo ugere ahandi ugera. Iyo nyota ntayikurimo, uko gushaka nta kukurimo, wumva bikugoye. Niyo mpamvu inshuro nyinshi mu byo dusengera n'ibyo dusaba tuba dushaka umugati w'uyu munsi. Y'uyu munsi twabwiriwe twaburaye tuba duhangayitse, twifuza ko twabona ikitugaburira. Iyo twabuze icyo twishyura inzu tuba duhangayitse. Ariko inyota y'ibindi birenze by'ejo hazaza by'Imana itujyana, ibyo ntibigira n'umwanya ufatika muri twe. Uzarebe imbaraga ukoresha umwana bamwirukanye ku ishuri wabuze minerva yo kumwishyurira. Ntabwo ari zo ukoresha mu gutekereza kuri future yawe. Ntabwo ari zo ukoresha mu gutekereza ku masezerano yawe, mu gutekereza kuri Kanani yawe. Ntabwo ari zo mbaraga ukoresha. Iyo mu nzu yawe nta byo kurya birimo, iyo mu nzu yawe ibintu byayangaye, imbaraga ukoresha urira, utaka, uhamagara Imana, winginga Imana, ugenza gute, ntabwo ujya uzikoresha mu gusengera kwinjira muri gakondo yawe. Sometimes nabyibuka tubikwibukije. Iyo tuvuze ngo gakondo, Kanani, aho tujya, nibwo ubyibuka, hajya bibaho, ndasengera gakondo yanjye. Ariko muri wowe izo mbaraga n'ubwo bushake ntazihari. Ntazirimo. Ni iki kibazo rero cy'Abisirayeli. Barimo barabwira Mose ngo iyo tugwa mu butayu, iyo twigwira ahangaha, iyo twigwira muri Egiputa, iyo twisubirirayo, nese aba bantu bafite umutima umeze gutya, urumva Kanani rero batekereza, i Kanani baratekereza tuzajya kuba abacakara, bazatwica, bazatugira gutya,
bizagenda ukunuku. Nibyo bitekerezo biri muri mind zabo, niko babona Kanani. Rero kuri bo Kanani ntago ari ahantu ho gushyuhira, ntago ari ahantu ho kurwanira, ntago ari ahantu ho kwishyurira ikiguzi, ntago ari ahantu ho gushyiraho imbaraga n'ubushake burenze. No, kuri bo Kanani ahubwo ni imiruho. Barumva ko ni ibintu birimo bibagora, nibasigana ntibanabitekere, ntibajya bicara ngo bibone bicaye muri Kanani, ntibajya bicara ngo bibone bicaye, ntago bajya batekereza ngo bibone bari mu gihugu cy'amasezerano, bibone bari mu bwiza bw'Imana, bari mu cyoro. Iyo shusho ntago iyo image ntayo bagira mu mitwe yabo. Iyo bahatekereje babona ibyago n'ibibazo gusa, bona ko ari ibintu baremereye bibagoye, badafite n'imbaraga zabyo. Ahubwo bo ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo barabona it's okay, n'undi tuzagwa muri ubutayu. Murongo 26 ahanga mu kubara 14 murongo 26 Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera? Numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera. Babwira uti, Uwiteka aravuze ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu. Ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. Ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo nzakijyana muamenye igihugu mwanze. Mana yacu turengere. Bivuze ngo Abisirayeli ubwabo nibo banze kujya mu gihugu cy'amasezerano. Imana iravuze ngo abana banyu batoya nzabajyanayo barebe igihugu mwanze kujyamo. N'Abisirayeli ubwabo babyanze. Buriya hari amasezerano menshi, hari ibintu byinshi twebwe ubwacu twanga ko byuzura, twanga ko bisohora, twanga kwinjiramo, twanga guhagararamo, twebwe ubwacu tukabyanga. Ukazajya cyavuga ese ko Imana idasoza iki, ese ko Imana itankora iki, ariko nyamara warabyanze muri gomwe cyangwa ubundi, kuko ugushaka kwawe commitment kurimo y'Imana yirebye iri hasi cyane. Ntago Imana ishobora kwikoraho ngo iguhe ikintu, ntago Imana ishobora kwikoraho ngo ikugeze mu gihugu cy'amasezerano. Imana yacu turengere kandi Imana yacu itugirire neza. Imana yacu dufashe cyane. Hallelujah. Rero iyo umaze gusobanukirwa ukamenya yuko, ukamenya ukuri, ndi mu butayu, ndahantu haruhije, ndahantu hagoye, ndashaka kuhava, ndashaka kujya i Kanani, icyo gihe utangira kurwana n'inzitizi zose, utangira gushyiramo effort yawe, utangira gushyiramo imbaraga zawe, utangira guhangana. Nubwo bitaba byoroshye urarwana muri rya shyaka na bwa bushake ufite. Imana irururuka ikabana nawe. Imana ikorana nawe nko yakoranye na Kalebu, kavuga ngo nzaguha iki gihugu, nzakugeza muri iri sezerano, nzakuvana muri ubuzima bwo kwizengurukaho. Kubera iki? Kuko nawe urimo urarwana kubusohokamo, nawe urimo urarwana kuva kuri uwo musozi, nawe urimo urarwana kuva ahantu hakurambiye. Wumva hakurambiye, wumva hatakunejeje, urashaka kuvayo kandi urashaka kujya mu gihugu cy'isezerano, urashaka kujya aho Imana ikuvuga. Kuko iyo urebye Horebu ukareba n'icyo Imana ivuga kuri Kanani, Horebu na Kanani biratandukanye. Amata, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu muzaramo mugahaga. Hallelujah.
Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 7 avuga ngo kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiza mu bikombe no ku misozi. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga. Ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki. Ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagire icyo ugikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzajya uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yo ngutegeka uyu munsi. Haleluya. Ahanga gutegeka kwa 2:8 wereka umurongo wa 7 Bibiliya irabisobanura neza, irabikugaragariza neza, irabikwereka neza, irerekana ishusho y'iki gihugu. Ni igihugu cy'ingano na sayiri, ni igihugu uzubaka amazu meza ukayaturamo, ni igihugu uzabamo, ni igihugu utazagira icyo ukenamo, ni igihugu uzatungiramo, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Rero urebye iyi shusho y'iki gihugu Imana ivuga, nurangiza ukayizana ukayishyira ku meza ukageranya n'umusozi Horebu cyangwa se Seyiri bazengurukaho, biratandukanye cyane. Horebu, Seyiri, nta mata ahari, nta buki buhari, nta mazu meza ahari, nta migezi myiza ihari, ntago bajya ngo bahage, ni mu butayu. So biri total difference. Aho Imana ivuga naho bari ni ahantu babiri hatandukanye, ariko bararyamye barasinziriye. So uko niko usanga natwe turi rero. Aho Imana ituvuga amasezerano iduha ari ahangaha gutegeka kwa 2:8-7, ariko twebwe twicariye Seyiri, turizengurukaho Seyiri. Bamwe bicaye Horebu mu Bushomeri, abandi bicaye kuri Seyiri bizengurukamo mu nica ntikize, ariko biri total difference naho Imana ikujyana, naho Imana ikubwira. Ariko ntabwo Imana izagufosinga, kuko irabizi neza ko n'ubundi nigufosinga nawe uzagana ibwira ati ariko icyo gihugu njyana mu bundi niki cyureka nkipfira muri ubutayu. Kuko ntago uri uwa mbere, ntago uri uwa mbere. Abisirayeli ni igihamya Imana ifite, ni experience Imana ifite. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu dukwiriye guhaguruka tukamenya ukuri, tukamenya aho turi, tukamenya aho Imana iduhamagarira, hanyuma mu gushaka kwacu niho Imana izakorera. Benshi imizimu twarayitwitse yarahiye yararangiye, ariko nta gushaka kuri muri twe. Yesu ashimwe. Imana izabo yagiye ibisate by'amabuye bakabimena. Niyo mpamvu umunsi wa none itakibitanga uko yiboneye, irategereza nyine n'abantu ugenda ukibaze, ubaze icyo gisate kibuye, wihonda urutoki n'urwara ruvemo, ukizana icyandikeho, uzagicunga neza ukibike neza. Ariko ibyo kuza kukujugunyira gutyo gusa mu kirere, hari benshi yajugunyiye barayihombera. Imana ifite ibihombo byinshi, hari ibihombo byinshi, abantu Imana yizeye irabaha ariko barayihombera. Rero ifite ama experience yabo yagiriye neza bakayihombera. Niyo mpamvu itegereza kureba ngo ese wowe ufite ubushake bungana gute. Ntago uzahomba, ntago uzampombera. Yesu ashimwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ntago ndibuze gutinda cyane. Kimweru gishize nakimaze tutabasha kubana ahangaha kuri screen kubera ko nari ndwaye umutwe, ntago wari umeze neza, ubu bisa nkaho utangiye koroha. Rero ntago ndibuze gukoresha igihe kirekire cyane kubera ko ushobora guhita nakongera gusubira inyuma ugasanga n'ubundi porogaramu zibuyemo, kandi Imana iriduha imbaraga zo kugaruka.
reka ngane ku musozo nkubwira ngo reka uyu mwanya dusenge ubwira Imana ngo Mana ndashaka kumva n'ahantu, ndashaka nkure kuri umusozi, ndashaka unyinjize i Kanani. Hanyuma uraza komeza usenga no muri iri jambo twebwe twaganye ku musozo. Reka dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinginze ngo utubohore. Igihe tumaze kuri uyu musozi kirahagije, igihe tuzengurukiye Seyiri kirahagije, twizengurutseho iminsi myinshi Mana, dukoze akazi ko kwizengurukaho, tubaye mu bintu ari ukwizengurukaho, ijoro n'amanywa, igitondo n'umugoroba duhora twizengurukaho. Ntabwo intambwe zacu zijya imbere, ntaho tuva ntaho tujya, ariko ndakwinginze utugirire imbabazi. Aho twagize imitima mibi, aho twakoze nabi, aho twavuze nabi, ko twagenze nabi, tugirire imbabazi Mana. Reka imbabazi zawe, reka ubuntu bwawe buze hejuru y'ubuzima bwacu, turememo umutima wa commitment, turememo umutima wo kwiyemeza kugira ngo duhaguruke dutere intambwe. Turashaka kujya mu masezerano Mana. Data ni kenshi aya masengesho y'iminsi 40 twarangije tukaguma aho turi, ariko ndakwinginze uyu mwaka uzana impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Duhe impinduka zivuye imbere yawe, duhe impinduka zivuye mu bwiza bwawe. Urakoze Mana kumva gusenga, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana mwishyubaho umugisha, dufite morning igoro ejo mu gitondo, hanyuma ku mugoroba saa 12:30 tuzatura ahangaha ku murongo. Hanyuma mbibutse ko watanga ituro ukoresheje iyo nimero irimo gutambuka kuri screen, kandi Imana ikomeze umugisha bwo gukomeza gusapotinga no gushyigikira no kubaka umurimo w'Imana. Kamubwire ngo mugire ijoro ryiza, umwami barinde. Bye bye, good night, ndabakunda cyane. Bye, ciao ciao.